ni inkuru itavugwaho rumwe, ihakanwa cyane n'abemeramana bagendera ku mahame ya Gikristo. Ese iyi nkuru igaragaramo icyo wakwita nko kwigumura bishingiye ku gushaka kwishyira no kwizana k'umugore yaba ariyo ntandaro ya divorce na feminism? Ngaho ni mu kuba kabero twicare mu gacaca maze ducayura aya mateka acucitse mu nyandiko z'abacurabwenge, tuzisasanura urupapuro ku rundi dusoma akantu ku kandi ntacyo dusize inyuma. Nkwifurije kugira ibihe byiza aho uri hose wowe dukomeje kubana muri iki kiganiro. Kora subscribe uraba uteye inkunga iki kiganiro. Naho njye wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho nitwa Roger Twiz. Mu gihe isi yose imenyereye ko Eva ari we mugore wa mbere waremwe n'Imana, hari indi nkuru itavugwa mu nyigisho za Gikristo zisanzwe, ariko ikaba yaraje kuba kimomo mu muco w'Abayahudi n'abaturage b'i Babuloni, mu nyandiko za Gnostics n'indi myemerere ya kera. Iyo nkuru idasanzwe imenyerewe mu matwi yacu ni inkuru y'umugore witwaga Lilith, uvugwaho ko yaremewe icyarimwe na Adamu, ariko akanga kugendera ku mategeko yo kumugandukira, nuko maze igasiga amayobera mu nkuru y'iremwa rya muntu. Iyi nkuru hafi ya yose ntiyanditse muri Bibiliya, ariko ihora igarukwaho mu nyandiko zitandukanye nka Apocrypha, Midrash, inyandiko nka Talmud, ndetse no mu myandikire ya Kabbalah nka Zohari. Lilith, nk'uko andi mateka bivuga, niwe mugore wa mbere wa Adamu wahisemo kwigengaho kumera nk'uwagenewe gusa kubaho ngo ashimishe umugabo. Alphabet of Beni Sila ni inyandiko yo hagati y'ikinyejana cya 8 n'icya 10, ikaba ariyo ya mbere ivuga neza Lilith nk'umugore wa Adamu. Harahiye inyandiko ivuga ko Imana yaremye Adamu na Lilith ku munsi umwe mu ibumba rimwe. Ibyo ngo bikaba ari byo byatumye Lilith yifata nk'unganya ubushobozi na Adamu, nuko ntiyemera ko amutegeka cyangwa ngo amuyobore nk'uko bisanzwe mu rugo rw'umugabo n'umugore, cyane cyane mu mibonano mpuzabitsina. Lilith nk'umugore wumvaga yuko ashoboye, yashatse kubaho nk'umutware w'urugo, Adamu nawe nk'umugabo arabyanga. Amaze kubona ko bidashoboka, yahisemo guhunga Edeni ajya gutura mu nyanja itukura. Imana yamutumyeho abamarayika 3 ari bo Sinoi, Sensinoi na Simenjlov ngo bamugarure. Lilith yanga gusubirayo, nuko yashyizweho umuvumo wo kwica impinja. Uretse gusa aho abonye amazina y'abo bamarayika nibwo yabererekaga agasiga bahatuye amahoro. Ibitekerezo n'imyizerere bya kera by'abaturage b'i Babuloni n'Abasumeri bigaragaza ikiremwa cyitwaga Lilith gisa neza na Lilith. Lilith yari umudayimoni w'igitsina gore wajyaga yinjira mu nzu nijoro akabangamira abagore batwite cyangwa akica abana b'ibitambambuga. Inkuru z'uyu mudayimoni zateraga ubwoba abagore, by'umwihariko igihe batwite cyangwa bamaze igihe gito babyaye. Imigenzo yo kwirinda Lilith mu ngo, cyane cyane mu Bayahudi, yaje gushingira ku kwandika amazina y'abo bamarayika 3 ku bikoresho byo mu rugo, kugira ngo abana barindwe impfu za hato na hato z'amarabira. Ibi byerekana uburyo abantu bagize Lilith ishusho y'icyago kitagira ibisobanuro mu bumenyi busanzwe. Mu nyandiko za Kabbalah, cyane cyane Zohari, zivuga ko Lilith atari umuntu usanzwe, ahubwo ari igice cy'imbaraga z'umwijima, mbese ko ari umugore wa Sekibi ugira uruhare mu gusenya umubano w'abantu n'Imana binyuze mu mibonano mpuzabitsina iteye isoni cyangwa ubundi busambanyi ubwo ari bwo bwose, agambiriye kugusha abantu mu mutego w'icyaha.
Lilith agaragazwa nk'umugore ufite ubwiza burenze ubusanzwe Imana yaba yarahaye ikiremwa muntu, ariko mu mutima we huzuyemo agahinda n'ubugome nk'ubw'inzoka. Bigatuma aho ageze haracikaga igikuba, abasore n'abagabo ngo barahindukaga bagatakaza ubushobozi bari basanganwe. Aha noneho baba bashaka kumugaragaza mu ishusho y'ibintu byinshi, ari byo nk'ubwiza bukenya igitsina gabo, uburanga butera irari abantu, cyangwa uko igitsina gikoreshwa nk'intwaro. Lilith ntiyahakanye Imana, ahubwo yanze kuyoborwa n'umugabo. Abanditsi nka Judith Plaskow bamushimagiza nk'umugore wabayeho wa mbere mu mateka waharaniye ko ijwi ry'umugore ryumvwa, ndetse no kutemera ko umugabo amutegeka. Mu gitabo cyitwa The Coming of Lilith, Plaskow atanga ishusho nshya y'aho Eva yahuriye na Lilith mu butayu, bagasangira ubumenyi mu mahoro n'ubusabane, nuko Lilith agahinduka umutima w'ubwisanzure n'ukuri k'umugore wakandagirwaga n'amategeko y'umugabo. Mbese Lilith ntiyari umudayimoni, yari umugore ukeneye kuvugwa no guhabwa agaciro. Lilith kandi yanagarutsweho muri filime nyinshi zitegurwa na studio y'Amavo nk'umubyeyi w'amadayimoni. Mu mafilime nka True Blood cyangwa Sabrina, agaragazwa nk'umugore ufite imbaraga z'umwijima kandi unafite ububasha n'ubwenge budasanzwe. Naho mu buvanganzo bwa kera, abanditsi nka Dante Rosette bamugaragaza nk'ufite ubwiza bushukana cyangwa se ubwiza bufite igihubiko. Lilith rero kuri nge mubonamo ishusho y'uko umugore aramutse amenya uburenganzira bwe ashobora kuba ishoka yasikahuranya ya mategeko yamuhozaga ku ngoyi. Abaharanira uburenganzira bw'abagore, by'umwihariko feminism ya none, bamufata nk'ikimenyetso cy'umugore utavuga yego ku gahato. Lilith ashobora kuba atarigeze abaho mu buryo bw'umubiri, ariko akaba yarabayeho mu bitekerezo by'abagore baharanira umunsi ku munsi uko bakwibonamo ubushobozi. Ashobora kuba atarabayeho neza nka Eva, ariko yahisemo kubaho nk'umuntu aho kuba igikoresho cy'umugabo. Yaba ari ukuri cyangwa ari umugani, inkuru ya Lilith ntisiba kugarukwaho mu nyandiko zitandukanye nk'ijwi ryabuze kivugira. Ni umugore wasubiwemo n'amateka mu buryo bushya, nk'umugore wihesheje ijabo rye n'ijambo aho abandi bashakaga kuripfukirana, agira ati: niba nararemwe nk'umugabo, kuki ntagira ijambo? Mbifurije impagarike n'ubugingo mwe twabanye muri iki kiganiro. Naho imigisha mukomora ku Uwiteka igimbisha inkota z'abanzi banyu. Amazina yanjye ni Roger Twiz. Naho ubutaha, tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment. Wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ubonera ku gihe ibiganiro byacu.